nguhaye ikaze mu biganiro tukugezaho buri munsi kandi ngushimira ko wafunguye iyi nkuru uri kumva kuko kuri twe ari iby'agaciro kugira umuntu nkawe. Gusa mwibutsa ko wahisemo neza gukanda mu ijambo ritukura ryanditseho subscribe. Icyo gihe nibwo wari uhisemo kujya udukurikirana 5 kuri 5 no kudacikwa n'ibiganiro tukugezaho. Ubwo niba utarabikora kandi banza ukande muri iryo jambo subscribe tubone kwinjirana mu kiganiro. Naho njye uri kumva ndi Pierre Romeo, imfura yabo. Umunsi wa mbere hamenyekana inkuru y'icyorezo cya coronavirus mu isi, abantu bari batarumva neza uburemere bwabyo kugeza bongeye kumva inkuru y'uko iki cyorezo kiri gukomanga ku miryango yabo. Icyo gihe nibwo cyari kigeze ku mugabane wa Afurika. Ibi noneho byaje guhumira ku mirari ubwo leta nyinshi z'ibihugu zafashe ingamba zo kugumisha abaturage mu mazu yabo nka gahunda yo kwirinda iki cyorezo. Ibi babyise stay home, twe mu Rwanda babyise guma mu rugo. Kuguma mu rugo rero bikaba byaragize ingaruka nyinshi ku bukungu bw'ibihugu. Inzara nayo yibasira abatari bake, ariko nanone ba nyir'ingeso mbi bahura n'ibibazo. Twibuka ko ubwo bafungaga bimwe mu bikorwa bihuza abantu benshi, ari nabwo hafunzwe ibyumba byo gucumbikamo bizwi nka logi ndetse n'amahoteli. Ibi rero ngo hari abatarabyihanganiye muri bimwe mu bihugu bigize imigabane itandukanye y'isi, aho nko mu gihugu cya Zimbabwe bivuga ko bongereye umubare w'abasambanira mu bihuru, mu marimbi no mu modoka nk'uko tubikesha ikinyamakuru Malawi Post. Ngo kuko imiryango imwe n'imwe y'Abanyafurika usanga iba mu nzu y'ibyumba bike kandi ari benshi, byatumye imodoka, ibihuru n'amarimbi bibindiri zifasha abakundana gutera akabariro. Kuko ngo gahunda ya guma mu rugo muri Zimbabwe yafunze ahantu abantu bahuriraga ngo bimare irari ry'imibiri yabo binyuze mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Nk'uko ikinyamakuru gikomeza kibivuga, ngo abanyazimbabwe bahisemo kwishakira aho baterera akabariro batishyuye, ndetse ngo bamwe ntibigeze baha agaciro gahunda yo kwirinda no kwegerana. Iki kinyamakuru cyavuze ko mu minsi ishize mu marimbi menshi yo muri Zimbabwe hasangwagamo udukingirizo twinshi ndetse n'amapaki abamo ibinini byifashishwa mu gutera akabariro n'ibirinda abagore gusama. Umwe mu bahaye amakuru iki kinyamakuru witwa Dube yavuze ko ku masaha ya nimugoroba imodoka nyinshi zikunda kuba ziparitse hafi y'irimbi baturanye, umwijima wamara kuza bagatangira gusambana. Uyu mutangabuhamya aganira n'iki kinyamakuru yagize ati, buri munsi abashoferi bakundaga kuza guparika hano hafi y'irimbi. Umunsi umwe twagize ubutwari tujya kureba umushoferi umwe kugira ngo turebe niba atarari gucukura imva z'abandi. Tuhageze twasanze ari gukora imibonano mpuzabitsina n'umukunzi we mu modoka inyuma. Ibyo twe twanabifashe nko gushinyagurira abanyakwigendera. Umwe mu bayobozi bo mu mujyi wa Bulawayo wanze ko amazina yatangazwa, nawe yemeje ko abantu bahinduye amarimbi yo muri uwo mujyi ndiri y'ubusambanyi, aho bamwe bazaga kuhaparika imodoka bakazisambaniramo mu gihe abatazifite bihinaga inyuma y'imva bakahasambanira. Mu gusoza iyi nkuru nkaba ngusaba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana no mu zindi nkuru. Ijwi yumvaga ni irya Pierre Romeo, imfura yabo.